Umugabo umwe witwa Ntegamaherezo yagendaga buri kwezi yishyura ubukode bw'inzu. Umunsi umwe umugore aramubaza ati ese amafaranga dutanga buri kwezi ajya he?" Umugabo aramusubiza ati ajya gufasha nyir'inzu kubaka ubukire bwe. Umugore araseka cyane ati none se twe tuzubaka ryari ubukire bwacu? Nshuti zanjye, abantu benshi bamara imyaka myinshi bishyura abandi ku mazu biyubakiye, ariko amahirwe yo kugura inzu zabo bwite iyo aje ntibayafata. Uyu munsi ngiye kukwereka inzu nziza cyane ishobora kuguhindura ubuzima bwawe n'umuryango wawe. Iyi nzu nziza cyane iherereye mu karere ka Muhanga, mu kagari ka Ruli, mu mudugudu wa Murambi. Ikintu cya mbere nagushimira kuri iyi nzu ni uburyo iri ahantu heza ku muhanda wa kaburimbo ugana kuri Riyamu. Ibi bivuze ko kugera kuri iyi nzu biroroshye, gutega imodoka cyangwa moto biroroshye. Agaciro k'aha hantu gakomeza kuzamuka buri munsi, yifuzwa na benshi guturwamo. Murambi ni hamwe mu hantu heza cyane hateye imbere muri Ruli, kandi hari ituze, hari umutekano, hari neighborhood nziza, hari ibikorwa remezo byegereye abaturage. Ni ahantu umuntu wese yakwishimira gutura. Iyo winjiye muri iyi nzu uhita ubona cyane ubwiza bwayo, uko yubatse neza, iteye amabengeza. Inzu ifite ibyumba 4 byo kuraramo, ifite salo na saramanje, ifite dushe na tuwarete by'imbere. Ikindi kintu gikomeye cyane ni uko inzu yose irimo amakaro meza hose. Ibi bituma isukurwa byoroshye, irushaho kuba nziza kandi agaciro kayo kakiyongera. Hari kandi parafo nziza cyane ituma inzu isa neza kandi igaragara nk'igezweho. Iyo urebye imbere muri iyi nzu uhita ubona ko ishobora kwakira umuryango neza kandi ugatuza. Inzu ntabwo iri yonyine gusa, ahubwo ifite na annexe 3 zikodeshwa, zifite tuwarete na dushe n'ibikoni byo hanze byifashishwa n'abakodesha. Ibi bivuze ko ushobora gutura muri iyi nzu yawe kandi ugakomeza kubona amafaranga y'ubukode bwa buri kwezi. Abantu benshi bashaka inzu ibafasha gutura gusa, ariko abanyabwenge bashaka inzu ibafasha gutura no kwinjiza amafaranga. Iyi nzu ishobora kugufasha kugabanya ibibazo by'amafaranga kubera amafaranga yinjira aturutse mu bukode. Kubona inzu nk'iyi iri kuri kaburimbo mu mujyi wa Muhanga, ifite ibyumba 4, ifite salo na saramanje, ifite amakaro hose, ifite parafo nziza, ifite annexe 3 zikodeshwa kuri miliyoni 23 gusa. Ni amahirwe adasanzwe ku mutungo mwiza ugurwa mbere y'uko abantu benshi bawumenya. Nshuti yanjye, hari ibintu bibiri abantu benshi bicuza mu buzima: amahirwe batabonye, amahirwe babonye ariko ntibayafate. Iyi nzu ntabwo ari inkuta n'igisenge gusa, ahantu ho gutura, isoko y'amafaranga ava mu bukode, ishoramari ry'ejo hazaza, umutekano w'umuryango. Niba ushaka umutungo wawe bwite mu mujyi wa Muhanga, aya ni amahirwe ukwiye kwitaho. Hamagara nonaha ubaze amakuru hakiri kare, ko amahirwe nk'aya ntahoraho. Kora like, andika comment, kora share, kora subscribe kuri Fortran 2050 kugira ngo utazacikwa n'andi mahirwe akomeye ku mazu, ubutaka, inyigisho ku ishoramari mu butaka. Abakire benshi batangiye ku mafaranga menshi, batangiriye ku cyemezo cyiza. Start early, think smart, invest in real estate.